naratsindishirijwe ubundi umutsinzi sinkiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe. Murakoze cyane. Nitwa Zirahari Denise, ndi umwe mu baririmbyi ba Zafu Rwamagana. Umunsi twari dufite igitaramo twateguye nk'amezi 4 ari inyuma ho kuva nko mu kwa 10. Uyu munsi cyantunguye nuko haje abantu benshi uko ntari mbyiteze. Abantu buzuye itorero barahagarara bigenda neza, aho ndishimye cyane. Kugira ngo nandike indirimbo nsoma Bibiliya cyane cyane, nkasoma Bibiliya kandi habaho n'irindi ishurirwa Imana iguha cyane cyane umumpano yawe ufite Imana igenda ikwagura cyane cyane biva mu ijambo ry'Imana no gusenga nta kindi. Murakoze. Wadushize akwiriye icyo gihe niho nari nsinze tronkome ndi kujya mu mwaka nyine mu masomo mu byo nashakaga kwiga. Noneho wari umunsi wa Pake, noneho ndicara ndasoma ijambo ry'Imana mbona ko aho Imana ingejeje nahakwiriye koko, nta handi ahandi kuvuga urwego ngezeho n'Imana yarunshizeho, mbona aho Imana yanshize nahakwiriye, mpitamo guhimba iyo ndirimbo. Uko mbishoboye kose nzagushira hejuru, ndirimba izina ryawe Mana, mvuge neza yawe, wadushize akwiriye, reka tuguhimbaze. Ntabyo ndamenya kuko biri imbere bimenya Imana, ntabyo namenya, ariko ubu ndacari muri team True Promises na Zafu Rwamagana. Ibindi nibiza nzabyakira nta kibazo.